ikirego muri Amerika arega Ben namugize za miliyoni 58 ariko Ben we yemera miliyoni 58 ko arizo agomba kumucyo ariko ndakavuga ati jewe ari ndi kukumara Amerika tukajya muri Tanzania tukajya muri shuti wagwa amafaranga ukajya gutera ibintu byinshi birimo harahaga mwishyuzamo zira miliyoni zose akavuga ati jewe mbaze mbona kuyaze sasa kakutumira bene kamuga ariko se naho twaraye nibyo twanyweye byose ubibariramo ukumva bene kavuga ati jewe byose ndaribanze niyo aya mafaranga yose azi rero ufite amakuru ko bisi yatanze ikirego ariko barandika ko ati muzogaragaza haraburamo kabaye mureke babwire ikintu kimwe wenda reka mpegarukije ahangaha aho byari bigiye batangiye tureba mu gihugu twese bafashe bano bahanzi bacu turebe The Ben turebe n'urugendo imyaka rumaze turebe n'uwari babigizemo so kuba yakifata akavuga kiriya kintu ni uko ari ikintu ari kubona kiri kumubabaza uri kumva uriya ni umuntu w'umugabo mukuru ukora ibintu byiza twese twashimye mana tuvugisha ukuri Ben yarakoze none kiri kimbabaza mana isi n'umujyanye imbere ahubwo Diamond yaje asanga The Ben mu kabari ke ahantu yafashe uri kumva Ben nawe yarabibye aravuga ati kirangirire yafashije ngo niyo Bosco mwana yafashije niyo Bosco nubwo yamureka ni byiza ariko se bazi uburyo mubanye kuri barakuzi cyangwa twe tumena umuceri nk'abantu twe n'uwo tubizi tubana amakuru umunsi ku gihe baramuciye uruhande ko hajye muracyagiranye ibiki n'ibiki ngo The Ben nande ariko people dedicated ufite ubwenge gute ushobora kwifata mugafata melody kugenda The Ben look the shit nigga The Ben shit nigga man you know tell you man the nigga is hustling and then you are there you are talking nonsense man what's melody n'umugore ngaho nangora kwakumana yanjye tiko kugiranye ibintu bitagereranyije reba Pamela mwicaza hari umwicaza imurebe Pamela umunasi mwicaza n'umugore wa Melody I mean niyo bantu bakompare n'ubwo kuvuga ubwawe man Pamela ni inshuti lead man asubira kubona man kana gikunda ikibazo hating yaje just they are talking out the box man what are you talking for man The Ben na Melody n'abana bibiri batandukanye look the shit The Ben hotel yeah man you see the shit bro show them damn man no the people were chatting harazi bimero aba people were harazi bimero kutanazi man The Ben he's a real superstar he's a real gangster he's a real nigga kiza nobody cyo yamukundira bro aratuje n'abavuga ngo bwinshi ndabivuze bazi hingegera none bashaka kuvuguruza nabo babivuguruza none barasigafite baonto abantu ariko rero bazaje bausa muri kana muri abazuvugishwe The Ben yagenda yitwe imodoka ariye niyo guri uyu mugore w'irengero ma ariko rwose ntajyane bausa irazirangegera rwo bausa uriya muri mwana kwa kubita n'urushyi amafaranga ya Gayeri urebe ukuntu Melody enjoy mwe mukajya kubeshwa abanyarwanda ko muzi ubwenge bune mwabaye iki What's up my people, this is True Star TV. Yeah. Asante senga sengise gandi gasanga Rwanda wasize abasore basinzangura isimbura songa basonga rero basoma singira umusingi w'ubusambo sikwesha gusa neza nabisigiwe n'isumba byose. Pow. Okay. It's your boy also Timo, the body mother brothers Bassa Blanca Big Dude Black Man Black. So tell him say bomba kradanda skria. Bow, true boy. Wagwan. Mezute bro. Kiriyate bro. Shani fresh sound ndashimira Imana nje naribi ubuzima buragendeka Kigali. Yes. Nukugerageza ariko ibishoboka Imana babikoze. Ariko umaze iminsi uvuye hanze uko ndi kubona. Hanze twaratembereye tuje kureba ibyari byo turongera tugaruka mu gihugu ariko ndagwa ko bivuga. Brothers, mazimenshi nyandikira. Sha bro. Mazimenshi nyandikira avuga ngo urashaka kuza ngo kugira ibintu byera abanyarwanda. Yes. Nizere ko ban rero nakubeshya numvaga ibintu wambwiraga. Ntarajya muri abyo ariko kubera nimugora wanyandikiye
ndavuga ariko why not tutakora ikiganiro byari bikwiye okay nje ariko ni ikibazo nemananye iminsi usibye no kukibwira wowe gusa nkuko nakikubwiye n'abanyarwanda bakeneye kucyumva iyi hating mu industry ndashaka kwishyira akadomo sinyegiye nyine ubwo na maybe nzabona team muzanjoining people you better be ready muzanjoining iki kibazo cy'amatiku ari muri showbiz tukiri akadomo so niyo mpamvu rero naguhamagaye ase ubu nahe matiku yaba yaratumye uba interested yo kuba wowe ushobora kuba waza ukumva yuko ugomba kugira ikintu uvuga nahe matiku yagukorogosha ikintu cya mbere nje mfite ibintu byinshi byankorogosha ariko ndavuga ibyibanze ubwo uyu munsi ikintu cya mbere hari ubundi yago mwe na yago mupfiki mwabantu ariko ngura brand ambassador nje yago ndabera brand ambassador uyu munsi no guhera uyu munsi kuko man jewe ntago ari ukwigirawe ariko ncakubawe ngomba kumuvugira ese yagara ikibazo cyere ko wamuvugira man yago nje n'umuntu rwose numva ko mba proud yo kuba navuga ibyiza yakoze kuko many people barabibonye barimo barareba ku bintu bibi kandi nabyo no sense shit you know so kandi afite ibintu byiza yakoze byinshi kandi yago so I'm here for the first time ariko people you gotta be lady true sir can't take you kuba uyu mwanya man I appreciate it kabisa oya itrevizi iriho ku bwanyu n'uvango ibi byose biriho kubera mwebwe kubera abakunzi ba True Star TV show even n'abandi baba bifuza kugira ikintu baza kugaragaza abanyarwanda ariko guys kabo uri kuvuga ibintu ufitiye fact ibintu uzi kandi bifitiye akamaro societe nyarwanda even n'abandi bakunzi ba True Star TV show ko dukurikirwa n'aba diaspora n'abari hanze y'igihugu kwanza mbanze mbashimira muri kubanza muri kugerageza gushyiraho comment tukabona ibyo mukunda guys ese ubundi bimeze bite je wabonye inauguration his excellency yakoze wow man our president is a president of Africa anyway urani president wa Africa ntago bikiri u Rwanda gusa twarasharinze ayoboye abantu bose it was very dope you know nabonye his excellent mbona even Rwanda how is developed man nowadays man people salute man mukwiye masari nanjye ubwanjye ubwo ndishyira kuko we are all the same you know so perfect at all uniki kintu esho cyagukomye kwanza duhere kurura munsi rero navuga ibintu byinshi ariko ubwo ndavuga ibyibanze ibyihuse abantu bashobora kutabumva nabo babonye bishobora kuba byarabatunguye kuko nani nabibonye ntago nzi ko nashobora gukora parade bambaye rinete you know karanchibishina cyane nabibonye rinete it was good kabisa bari bambaye rinete hiza rinete icyambere uribaza urumva anja remind me mina def you know ishinzwe iby'ingabo yes credit goes to you guys mina def yubahwe cyane yes na RDF we salute n'ubundi His excellent we ntacyo narenzo we n'umwami wa Afrika akaruka gukomye his excellent yakoze nakaye urumva ikintu cya mbere his excellent yabwiye abantu nabwiye ati twe as Africans especially Rwanda ntago dukeneye kumva abandi bantu ngo batuyobore batubwiye icyo tugomba gukora turabizi tuzi ibyo dukeneye tuzi urugamba turiho tuzi ibyo tugomba gukora nyine kugira ngo tube abantu bari perfect so people mwarumvishe neza bya yavuze nibyo man Africans turishoboye natwe bari abantu na influence ya hatari man we good then competition yes my people guys yeah show you mungu no yes today is a show wabafite inyuma ya kamera nagera kuri kamera biza no shani fresh sana bro none se barombwiye ngo umaze iminsi ngukorogashwa ngo wihaye brand ambassador ngo umuvugizi wa yago ahubwo reka okay we tuzatuvugana ibindi ariko reka mbanze muvugire none ibyo nkeneye kumuvugaho kugira ngo abantu babyumve baramenyere gutandukanya ibintu man nigute abantu birigo bicara akavuga umuntu bakora ibikorwa byiza nka kuriye nkande se ninde wamuvuze yagukomvuga itangazamakuru ryo mu Rwanda mwabaye iki where is your problem is Yago Esther or not uri kumuvugira ushingiye ku cyugo okay nje mfite fact nka Milliman mfite fact nyinshi cyane ariko rwose reka nkubwire okay Yago ikintu cya mbere sibyo n'umuhadoka burangiye nshimira umuntu ukora akazi ke kana kakorana ubwitange anereka abantu yuko yaba proving wrong you know abandi bakajyaho ngo yavuye ngo itangazamakuru nangije mu muhanzi wese ubishoboye ni wabikora
cyo ikibazo cya mbere kwanza ikintu cya mbere ngiye nibaza ikibazo babishoboye ni wabikora niba umuntu ari gukora ibintu bishobora kuba byamwinjiriza amafaranga akabaho neza kurusha yarabayeho so where's the problem mwana ikintu cya mbere yago ni umuhadi woka nkuko nabibabwiye nyine nkuko natangiye n'undi bibabwira ikindi kandi mane nizo ndirimbo mwemberwa muvuga ngo amagambo mwese murazizi mwanaziririmba so kukimirwa muvuga amagambo kibera mureke umuntu yikorera ibintu bye abeshye man okay when bundi mubyumva kimwe cyangwa nawe still cyo muri babandi badashaka kumva neza na ruhande bogamiyeho kuko yago dukora bimwe even nanjye ejo bundi muzabona naririmbye just ikintu ni hobby y'umuntu icyo umuntu ashoboye nicyo akora icyo ushoboye nicyo kizagutunga rero nta ruganda ruhande mbogamiyeho nimba baranaho bashoboye kuba bavuga yago bikabatunga okay kuwa uvuga ikibazo muvuge kukimuvuga negativity kandi mona positivity muri kuvuga bihari none se wa yago okay tureke turi kuvuga ngo kuri uyu ko ngiye gutanga details abanyamakuru mwinshi mwe mwabigwamo mujye mu amaso abo bose birwa bavugamo aba Philipita njagera ese mugera nabo type ne bari kanga ne barone iki ikibande urebe nimba rero oya bese fact zifite ikibazo ari kurujya kuvuga nka Godfather Ariko wanga kuvuga ibintu kuvuga imbwa mu mazina yazo ariko bikarangira uzivuze Godfather n'ibiki ubundi reka nkubwize birenze na satani fada ubwo umva reka nkubwize ukuri iriya ntadirimo man tureba ahantu ari gutuma tuba maso man niba umuntu ashobora kwigisha uburyo wakora ukaboneza yes yewe ntabwo nkunda amateka sinjya cyane koza mu mateka wandike True TV show uvuga yuko urumva hari ibintu muri no game ngo biri kugushongora ngo biri kwica game ngo biri kwica industry ya show busy uvuga yuko nguje ngo guhindura oya mfite byishabo byo guhindura ngiye kubivuga nkahira ku murongo man people batavuga ati se ibintu byose koko kandi ni byinshi namwe mufunguye amaso nk'abantu wenda bakurikirana show busy especially you umunyamakuru n'abandi bantu wenda bari burebe kino kiganiro man ari byinshi biri show busy nyarwanda na The Ben ubwo yari vuga ati enough is enough so ndakeka ko ibyo navuze ari byo none umuntu mukuru tujye twemera turebe no game kuntu yatangiye turebe bamuyoboke ukuntu bafashije bano bahanzi bacu turebe The Ben turebe no rugendo imyaka rumaze turebe nore babigizemo so kuba yakifata akavuga kiriya kintu nuko ari ikintu ari kubona kiri kumubabaza ari kumva uriya ni umuntu w'umugabo mukuru ukora ibintu byiza twese twashimye man achievement nge ndavuga ibikorwa no ibintu byivugira pane byo kujya hariye ngo muravuga ibintu bidahari sibyo mutubwire okay reka turebe none se ubwo wica ahubwo okay ikibazo urakimbajije ngiye kugisubiza people muze gutera comment mutubwire reba The Ben reba imyaka maze yihiringa ubundi twa dufite competition ebyiri The Ben na Meddy dajeje ubundi kuri bo Meddy kuzi imyaka 10 abandi burana icyo bigeze bavuga bari kije kubona ibintu bisanzwe nta mpamvu yo kuyagara turekere ibyo ngibyo kwanza tuvuga ibintu biri no fact no binagaragara ubundi Diamond kama history ya Diamond za USA agasanga The Ben muri club The Ben afite micro ari kuririmba indirimbo ya indi Fine Girl yakorewe muri Nigeria kwa Chris Beats Diamond bweri cyane biravuga ati ibi ntago bishoboka gute umupete no wo mu Rwanda nge ndi mu Tanzania ufite hit muri Afrika nzima ngera muri club nyingi iremereye wese nkabona umupete afite izina ringana gutya gufata kuri micro bose bagasakuza yes of course people mugera mu checking murebe mumenye na story kuntu ubundi Diamond yahuye na The Ben afite imishyo yo kwabwira bye bro nabibonye hehe icyo uri kumbaza The Ben na Diamond bicaye muri club imwe ari no gucopa ahubwo Diamond shigere kumena amafaranga abantu babibonye muze kubivuga muri comment The Ben akundwa kurusha Diamond man ahubwo Diamond yaje asanga The Ben mu kabari ke ahantu yafashe uri kumva The Ben nawe yararebye aravuga ati ibintu bishoboka bite no ngenda gureza fact nabuze fact nabonye uri kuvuga ngo wavumbuye hotel ya The Ben afite hotel hano Nyarutarama hano hafi
you know the beauty erega twebwe twigera ku isoko uri kumva twigera ku isoko aho ibintu bibera ijana ku ijana ntago apana bino bintu bavuga badafite n'amakuru batazi naho bayakura reka tube maso kwanza reka tube maso muri game urabizi neza cyangwa ni ibintu ngereka nkubwiza ukuri iyo mba nduje mimba ntago nari kubanza nanga impamvu so ndagira ngo abantu turebe twanariza ibintu uko bimeze muri impamvu ndi gutanga abantu barakurikirana showbiz muze kureba ubundi intego plito urugendo ku rugendo rw'umuntu ibyo bintu ari kuvuga uyu muntu nibyo cyangwa sibyo The Ben bwa mbere aho na Diamond bari muri Amerika ubundi yarasanzwe amuzi nk'umuhanzi ko yarahuye na Meddy imbere muri Tanzania ako banze nyemere mbere turengaho okay jewe uremera yuko urumva naho ubundi man biriya bintu abantu birirwa bivugisha man The Ben is a superstar ubundi nge hari abantu mu Rwanda ndeba kurusha Bruce Melody ariko Bruce Melody gukorana Shaggy ariko mujye mwibuka yuko sibyo hariya harimo imbaraga z'amafaranga kurusha uko ari umuntu waba appreciating ibikorwa byawe ntago Shaggy igeze appreciating ibikorwa bya Melody never na mafaranga nayo nagaraye nicyo kintu gitangaje noneho na Gayeri kandi Gayeri nawe hari akabazo amafaranga ya Gayeri urebe ukuntu Melody enjoyinze mwe mukajya kubeshywa abanyarwanda ko muzi ubwenge ni mwabaye iki baravuga amafaranga na kandi nabwo Gayeri nawe sinzi ko abantu yashoye azunguka nkuko yabishakaga ubaze amafaranga yashoye n'inyungu kuri zanga nashajye biragoye uzamubwira uzabawumva man mwicare neza murebe ari amafaranga ukuna ngana amafaranga Gayeri yashoye izo miliyoni zose muri bigiye bamaze igihe bajyaga USA bajya ku maradiyo kuri za Heart murabyibuka kuri ku ma FM n'ibiki Good Morning America muri bya biganiro ari amafaranga ya Gayeri yari gushorwa ese Gayeri ubaze neza urebye na showbiz urwego iri ubu ngubu sibyo uzayagaruza ryari Gayeri arahombye Gayeri yahiye kera aho bari kurwanya siko none se no bibonye undi siko sirani irasaga buretse gato irasaga ndayivuga yuko ayo kwirasaga it's another story irasaga irebye neza ira no gutwika nagatwiko byange cyangwa ubyemere nagatwiko of course nagatwiko nose nicyo kintu cyatangishye muri irasaga urebye birabirwa bavuga amafaranga ngo ere ngo bamwe miliyoni 80 ariko se man miliyoni 80 ayo mafaranga kuki muyavuga nk'ari ibipapuro okay ndabizi abakire mu Rwanda barafite rwose banatanga n'ayarenzayo abantu bigira inditi niko bagiye kutababivuga ariko se kuko muvugishije kuri miliyoni 80 urazihereza umuntu asanzwe ukoresha utarezera miliyoni zingaye ubundi wibutse ku 80 none ngo gereza ashyira y'ijana ariko rwose reba Jimmy undi The Ben buriya The Ben umuhanga cyane mujye mwibaza impamvu The Ben ubundi yatandukanye na Gayeri sibyo you know the real story no The Ben yari kumwe na Gayeri coach mbere muri USA no kumanuka Kigeri bavuganye ibintu bingaye birangira ariko Jimmy ubona Gayeri apfike na The Ben nimba kuki yosagi hari reka nkubwize ukuri sibyo buriya hari ibintu dute tumenya kanya ngo byinjemo in deep ariko The Ben na Gayeri kintu bapfa no bone still yuko bibona ariko aho na analize yanjye my people muze gushaka uburyo natwe muhaduha ibitekerezo ababizi muze kuduheza ibitekerezo gusa Gayeri na The Ben byanze bikunze ikintu cya mbere mura cyajemo na amafaranga n'ubundi hari ukuntu tumvikana n'umuntu ku biciro bitewe n'ukuntu wowe ushaka kujya winjiza n'ibiki cyo ikintu cya mbere genekereza so now uyu munsi ni kuri Trista TV show kugira ngo mbibutse yuko people The Ben ari umuntu ufite ubwenge gwarebye neza akabona ko Gayeri hari ibibazo bafitanye badashobora guhuza ubundi The Ben na Melody The Ben arusha iki Melody ahubwo se niki The Ben atarusha Melody amurusha kuririmba ako se man kumvisha umuziki kera kubizi by'umuziki ni gute ushobora kumbwira ngo Bruce Melody arusha The Ben umuziki oya simvuze ko Bruce Melody arusha The Ben bose bararirimba bo nyine nuko ngo bavuga ko The Ben ngo ari umunebwe muri game sibyo kuba ari umunebwe
byo byonyine ntibyatuma abantu batangira gucika intege bavuga abafana ba The Ben batangira kumucikaho. Njye rero buriya okay hari ikintu ngiye numva kurusha ibindi mu gucuruza ibyo wabukora byose buri wese agira strategies akora kandi zikamukorera. The Ben afite strategy yakoreramo kandi iramukorera urebye neza n'urwego agezeho ubu ngubu. Man, The Ben strategy iramukorera cyane. Isagura ivuga iki? yatanze ikirego muri Amerika arega Ben amwishyuza za $158 ariko Ben we yemera $158 ko arizo agomba kumwishyura. Ariko ndakavuga ati jewe satari indirimbo ndi kukuvana muri Amerika tukajya muri Tanzania tukajya muri shoot wagwa amafaranga ukajya gutera ibintu byinshi birimo hari ahantu amwishyuzamo zira miliyoni zose. Akavuga ati jewe mbaze mbona kuyageze kuri sase kakutumire. Ben akavuga ati ariko se naho twaraye nibyo twanyweye byose ubibariramo ukumva. Rero akavuga ati jewe byose ndaribatse niyo aya mafaranga yose azi. Rero mfite amakuru ko misi yatanze ikirego ariko muri Amerika akavuga ati tugaragaza haraburamo ko kabaye sizukunda rimaze. Mureke babwire ikintu kimwe wenda reka mengarukije ahangaha aho byari bigeze ngo muri hoteli ngo ibyo barayemo ngo ibyo ngo bakoze ngiki. The Ben abuze ubushobozi bwo kubyishyura. Uretse gato abuze ubushobozi bwo kubyishyura. Mufungura amaso yanyu murebe. The Ben we ubwe ibyo ntabwo yabyishyurira. If is a boss support with your whole hand. Man, ntago bino bintu ni gukora ibintu nyuma ukaza kwivuga kandi warabikoze uvuga ngo ndi gukora ibintu bikubwiye impamvu iyi nyuma ukaza kwivuga ko ubonye bitagenze neza uko bishakaga. Kinaga ari ikintu cyiza. Tube honest man, tube abanyakuri. The Ben nagaye The Ben uko mwe mumuzi umuntu yaratwiyeretse kuva kera man amaze imyaka myinshi muri showbiz. Twe benshi muri twebwe tumuze turi n'abana man. None twarakoze tujya kumufunga tumuzi iki se cya danje usibye kujya kuvuga ubugambo gusa dafite n'amakuru. Ariko mani murebe neza The Ben abuze amafaranga yo kwishyura icyumba cya hotel. The Ben ugurura umugore we Range Rover. Aho ntago twahuza. Hari ibintu abanyarwanda mugomba guhindura. The Ben mwubahe kwanza cyo nishyura cya mbere mwubahe. Nimba udashyiraho view aho ntabwo ugiye tuzagendera muzakizanye n'ikizanye n'ubundi state ntawamagana ijana. Ariko The Ben mwubahe keke ibyo ngibyo nari ibintu mwazanye by'urwango mwangu wigi. Urabona ute showbiz si ikosa banze kwisohoka. Showbiz y'abanyarwanda ni waburikana buri nguni bo bamusigaye mukunda ariko mwarayobye. Barabona ukora icyo ibyo bintu muri kuvuga barabona ibandi bafite n'ababawse Jesus. Ndebera showbiz hano murimo murarindimuka mubireba. Mushaka no kubihindura no ikibazo mwakenyeye rwose mwigize gitore kandi mo muragwa mu rwobo mubwita ikiziba. Buri kantu nabona inguni ngo rekwarwa n'ibyari bya Sky. Oya nibyo bya Sky to. Bari bagengura umugana mu kabari ka Skol. Uretse jewe uyusi ntabwo turi bubyumve kimwe. Ribo no Sky to na buri ngo Sky to. Bica hari ikintu muvugaho. Ko bicare bige yabaye professeur iryari se. Gahuna wide. Ariko kubicaza bakiga. Reka Sky to aho wicaye hose video uyirebe ubyumve neza. Wowe wabaye professeur iryari. Wowe urabona abanyarwanda ukuntu tungana turusha ubwenge wowe. Wowe urabona twakora wowe Sky to urarya ingurube aho ngo kwabyinda kadango and then you akuzuko abantu bifata bakagenda bagakora ibintu bitabaho man. Sky to wagwana. Urumva wabaye professeur rwose uzi ubwenge bwinshi abantu barabasajije. Man mube maso abantu babayobye. Sky to ngicaragwa wiga ibiki Sky to kwigisha iki. Amashuri wowe muntu uri kunyumva cyangwa uri kundeboneza amatwi Sky to yize ibiki birusha ibyo wize kubyo shaka kubwira ngo wowe wicare wiga. Ahubwo ugira avuga ati ndi kubibutsa nabyo ntiyabivuze icyo kibazo cyabo ni bari kana bari gona ni diru z'ubufu. Ariko byagaragara sugutukana nanjye nta byatara ariko mani murebe neza mushishoze munaze ngabifatire from nowhere. Sky to cyakora frap bakoze yarafashe. Zaba tureba ariko rwose Sky
Sky tuko nabonye arimo muri no kumwe Amag the Black yamwihaye nesa Amag the Black oya let's gato Amag the Black no let's abanyarwanda ndabihera show ndabihera makuru akwiye ku gihe ejo bundi twari turi ahantu bita Haifa urumva tuzatumiye bari abahanzi ari nzoga twe kwamamaza mu buryo bumwe cyangwa se mwo tuvugira hanga n'undi ho nago batwishe hangaha uri kumva nibwo nari nkiza nyikandagira inaha man ngo bahamagaye Amag uzamagina nawe kare bati mwebwe muri ingegera nje ni gute na post mwajyo ngaho okay simutega amatwi okay reka mbabaze nabajije umuntu nijoro ndamubaza nti yakoze iki gituma yarabaye topic y'igihugu n'abantu bamwanga baramwangira iki ni igiki yakoreye abantu kuba yarafashije abantu nicyo kibazo twese yaradufashije n'abariye bose birirwa bavuga yarabafashije ndabizi neza twabaga turi kumwe neze kuteza amatwi inyiturano niriye ariko abanyarwanda babitangiye kera ngo ni iki kigonda izosi ngo ubugira neza yabyumva yago wankwarewe reka nkubwize uko ariko nabazajya bari barashaka kumunanga ariko ntago bamurangiza ariko yababwiye ati ibyo birabareba yes man okay reka turekeraho ngo kwanza wumva ibintu Amag the Black avuze man urebe melody wirwo yita gitangaza ntigeze afasha Amag barakuranye Amag yaramufashije melody ari gutangira mu birebe abo bantu bita abantu ngo bashobotse urebe ibintu byose Amag yakoreye melody muri beginning ese koko tuvugisha ukuri Amag ntago yarapfuye yuko aragenda bakamwitura rero ni nk'ibi bya Yago man yagufashije abantu benshi yagokoze ibintu byinshi ariko bavuga yuko Amag yakoreshaga Bruce Melody nk'umukozi wo mu rugo kugira ngo amukore indirimbo muri studio ese Melody ibyo niyiza atanga iyo testimony arabivuga ibyo bintu ese Melody uko umuntu ukuragira amagambo aricyo yatinye kuvuga aricyo yasize kuya atazanga bivuge byo kugira ngo bitamwicira CV amana ahantu ibyo jambo ndakeka ahantu Melody ageze tuye tuvugisha ukuri kuvuga ngo abaye umukozi wa Amag kera ntabwo byamwicira CV ahageze ubu ngubu niba umuntu twose tubivugaho kare ngo yajyanye ngo nashagi ku mafaranga ariko yerewe warahiye cyakora wenda fata diru nzima ufate ele byigura ufonde nabwo traka mwirwa mutwikira ngo muzi muri kubesha abanyarwanda barajijutse abanyarwanda bafite ubwenge kuri rwego iyo ndirimbo batwikira bari twikira of course ese ari kintu bayikorera bajye kuba kirasagara agatwiko irasaga agatwiko ijana kurindi kandi ni kimenye gusa wenda okay nta kibazo iyisaga turabiganira yayizanye igihugu kiratitira abantu bahagarara amaraso baravuga ati yego iriya saga uri kuvuga yuko ari agatwiko njyewe ndatanga facts zanjye ndafata facts zanjye Kevin Kade ko nta kintu uvugaho wicaye ele kutavuga yaratangaje kuri Twitter ejo bundi ibyo yatangaje banza ubirebe okay appreciate kandi nahoze kera nifuza ko twakorana ibyo byose none iyi project izaraninga cyangwa ntago izaraninga kandi era zabarimo na era zabarimo kandi so what's new ibyo abantu niko bavuga aho ngaho ntawe azavamo azajya hese azavamo ku sikosa n'ubaye nka Yago kandi ubwo yamaze kuba sikosa yamaze kuba ubwo yabaye ikosa ariko muri kubikora neza abahungu kuko bize bitwikire mane wenda ari byazarashya nawe kandi yazanasha wenda maybe ariko numvishe ngo nagatwiko numvishe nejo bundi mo bitangaza share kanze nanjye nge mbaraburiza dore niho true facts se man buriya ngiye kintu nkundira True Star TV show itanga facts sibyo ubu now we making turebe is a fact ubundi ibintu bimeze gute ariko man people man mbabare mu maso murebe
akira okay reka twumve mutega amatwi mwumve twumvishe abanyarwanda ukuri reka abanyarwanda reka tubaho ukuri muzi bya danje nagiye guhigira umugati urubyaro noneho nsinzi ukuntu nikojeje muri DM yanjye nsanga abantu benshi cyane ngo mideri kuko inkuru ngo ukuntu The Ben ngo amarira ngari menshi cyane ngo kuba ngo bamutandukanyije ngo na Element ngo ntagaragare mu ndirimbo ye ngo we na Kade ibintu byabaye ibibazo byatagereye ndashwinyutse njya ku mbuga ababloga bose nsanga bose bari kuvuga iyo nkuru niyo nkuru da nsanga ahantu hose ngo The Ben nako ngo Element ngo wandi ngo Karoma gari kumukura ngo muri 50 ngo muri ya ndirimbo itwa Sikosa ndashwinyuka mvugira ngo mideli ubundi ngo tema amakuru mwabyumvishe birahise icyo abanyarwanda baba batumvishe ni iki The Ben kwanza ubundi we ni Lion ni Tiger B ni Nari na Pluto ni ingwe nkuko yita ni ingwe ariko ni igisamagwe mani n'umuntu wahatari cyo kintu cyo nyine nzi cyambere n'umuntu wahatari kandi waduhaye fact yuko ari umuntu wahatari okay mukomeze mutega amatwi namwe mwumve muraza kumbwira ikinenga cyo kukibuye ahantu hitwa mu cyumba tikiza ubwenge bwinshi byatanje reka maguriro yima gato yamwibuka uyu mulasta mu kwezi kwa kane niba ni kwa kane ntago mbyibuka mu kwa kane kwa gatanu fresh sindi kubukurura fresh ariko murabyibuka nama mushona ndabize muri abantu batanje nta muntu mfro ngatarugo watanje muri aramezi uyu mukobwa yakubise igihuha cyavuzwe kiravugwa kigira mu maradiyo hehe n'amateleviziyo ariko nk'ibya irangiye hose Element ashyira hasi igihuha n'inshuti zose zibizi ngo bari abantu Aja bro. Okay. Let me tell you my people first. Ngoni? Turabyishe. Koze. Uyu mu baby bimo kwa bangari mu rukundo na n'uyu Kevin Kati. Yo murivo yari iki promotion y'indirimbo Sikosa. Nyuma gatoya hari yagizwe The Ben rero umugore we ni Pamela umugira inama ngo yo kwambara ibiriya bisatsi n'ibiki n'amaherena kugira ngo avugwe yise akanagamo ejo bundi niba yarongeye kumugira inama mwo murumva bize kumuteza amatwi Bruce Melody sowe kugira ngo nibura bizamure kongera kuvugwa byadanje ku buryo abari kuri top kugira ngo indirimbo soke izina The Ben ari izina riri mu matwi y'abantu byadanje kuri inshuro haragezweho professor mubi cyane mu byo gutegura prank mubi cyane Robinson Fred cyane cyo mu cyumba ati ku kibuye iki cyane ni kibi byadanje mu gitinge papa ni byuka wumve ariko rwose ariko ubu niki butari kumva The Ben ni indwanyi ubundi kwanza reka mbereke ngereka amakuru agaho kunyuno n'ibintu birangire tubisorezemo ibintu tubihindure noneho ubu ngenda narakaye noneho bigeze ikintu cya mbere umuntu The Ben umuntu Yago shut up mucicike mureke kuvuga abantu nabi naba legend mufata aba legend mwambika ubusa mwambika amakariso mubagira abagore kandi ari abantu b'intare ko nta muntu wavuze The Ben nabi Tebese batavuga ubu bene wese waramwihaye ngo nange ngicwaka ngibiki bamugereranyije na Melody aragereranywa ubundi mu Rwanda atagereranywa se niki yakabagereranywa na Melody sabaye yagereranywa na Melody agereranywa nande byibura wenda nuwanga urukwavu nago hakara ko ruzi kwiruka byura gafuta Meddy umujyana na The Ben nabantu bazi haso imwe undi yari umufana wabirirwa inyuma ubuzi ngo koze ibintu byadanje amafaranga yagera ari gushya nabibabwiye mubyibuke gayeri wowe urimo urashya kwanza ubu nawe nisaga uri gushyira amafaranga bari kujya gurirwa mu matwi y'abantu tukumve ibyo bintu cyakoze bikora kangahe okay komeza ushore tuzayahekenya ukeka yuko tuzayahekenya yo ngayo nta nicyo kwiregura dufite cyera nayo nkeneye yasaranga buriro nje uriya uvaga ayo mafaranga yawe urye umenye ko njewe umva ntago nyina amafaranga yo kugira ngo nye surviving damn I survive myself not you guys and I will never do that ari Gayere uri kumuvuga nabi ari Melody uri kumuvuga Melody Gayere abo bantu ngiye ndi kumwe na Yago Pondat ibyo bintu abantu bigize Yago ngo mwaramwanze mwe mu rushyi mwakoze ibiki ibyo yakoze mwe mwaza mukabikora ko nabahaye amafakti mukumva abastari ibyo bamuvugaho uko bamufata uburyo bamwubaha n'ikintu kinangaza ngabanyaheka ngo yashwanye n'abanyamakuru umva reka nkubwize ukuri niyo yashwana n'abanyamakuru
yaga ibyo yakoze yarabikoze mu gihe cye yago aho uri hose aho wicaye just appreciations goes to you ibintu bya danje urumva ibintu okay reka mbivuge no give me time none ngiye mbibwira abanyarwanda nabo barareba ko bazi ubwengera okay ese ibintu byakuvanye muri Kenya ukaza kubivuga n'ibiki reka nkubwire ngewe narambuye isaga yo kumva ngo yago mumuvuga nabi kuki muteme ko yaga ari umusitari kwanza yabaye ibiganiro abazana abasitari aranabarema mubi nabireba mwana abashyigikira ngo araririmbye yaremye yago yaremye nde yago yaremye ndurabaza isa niyo boy okay hari biba byaragiye mu mbuga abantu bakabibona bakabimenya ugenda cyane abasitari bo mu Rwanda mu gihe cyago gikorera kuri mu gihe bitaga link up kuri TV10 ureba hanze introducing ukuntu wangana urebe n'uburyo no usibye no introducinga gusa na nyuma yaho yagendaga bafasha sibyo mureke kureba abantu bajeje ubundi mani bivugishwa ubugabo bigize ngo abana beza ubwana bwiza Kigali kuba wabivuga wafashe ajya ngo irere yafashije ngo niyo Bosco ngo na yafashije niyo Bosco nubwo yamureka ni byiza ariko se bazi uburyo mubanyi kuri barakuzi cyangwa twe tumena umuceri nk'abantu twe no tubizi tubana amakuru umunsi ku gihe muciye uruhande ku ruhande ariko se ari ibintu ureba kuvuga ati noneho reka nkubwize ukuri abantu bose babimenye twe tuzamenya loki nk'abantu tuba mu gikari tuza amakuru aba mu gikari duceceke ayo makuru muzaceceka mujye mumenya ko ari amazina tumena umuceri Irene tubishyire ku karubanda wamenya umuceri Irene okay Irene ishtiyange ntago mashaka yuko rero amakuru yose waduhaga tuyatesheje agaciro nimba ufite abantu urengera oya so kubarengera Irene akora saga nyinshi okay abantu muzo kuri show busy muje kuvuga ibintu mudafite fact ntago tubashaka fact ntago ariko zibuze ariko tujye tubwizanya ukuri yanjye ngo yakoze ibintu ntago nabigira yes of course ntago urumva tuvishwe wenda wavuga ariko iyo bigeze ku muntu wawe turabamenye ntabwo babonoherejwe na Irene kuko uje uvugira yago kandi yago na Irene barazira Irene urabizi ko nshyize ku karubanda wagwa wacikamo kabiri njero reka nkubwize ukuri aka kana gusa abanyarwanda nta kantu bakaba bagashyiraho akadomo ari igihe nzaza narakero nabyose runari saba upfa babwira gusa yikangemo gusa narebe nta mafaranga nta ruswa nariye mutaza kubyumva gute yago ngomba kumuvugira ko Irene dufite umwana dufitanye rato extra ntago nyinshi akuza kubindyarya Irene ari ukuntu tubanyemo kwaje n'abandi rero bivuze ngo nuko mutabanye neza niyo mpamvu ariko namwe mushidikanye mwibazo mu bana wanye na Irene n'amanyanga ye muri MIE iyo nkuru nzayibaho ubutaha tuzayivuga ariko sagahuru sagomba kugakoramo ibyo ashaka agatwika none azagatwika kangana ariko yagatwitse aramucera bumbye yaragatwitse ubundi Irene papa ngo agatwitse atese papa ufite byinshi byo kwiga mu icare wa mungane manze mu bitekerezeho ariko nimuzabe nka yangegera sasa rero iyi game ngerekanye mbabwiza ukuri ntago njye prefer okay ushobora kutayiprefera kwa ari ibintu runaka by'amatiku muri showbiz kandi ariyo turimo turarwanya kandi uri kuyazana nyazana gute kandi nge niko bati muanze muri kurwango mukunde yago okay nayisukura sa ubwo ahubwo yaratokowe Austin aho wicaye uvuye kuri reno isijya kuri Austin none impamvu nabikubwiye ariko nge navugishije uko nanze kubindyarya bimwe abantu bajya guhisha mu kuri showbiz Irene n'umushiti wanje rata hari ibintu ujya kuvuga ati reka mbe mwihanganiye zabanze mubaze noneho nzakurikirana namubajije neza ubwo mbaye umunyakuri kuri no musago biratunganye Trust TV show man uyu munsi mumbabarire rwose ngiye niseguye kuri mwebwe ariko umunsi naje kumenera umuceri mwese muzavuga ati reka tubyuke twumve wa mungani mwumve for real
reka ibyo tuba tubyihore iyo nkuru nzayibahereza for the next season kuko ni indi nkuru ni ibindi bintu byatari buriya Irene nyine ni inshuti yanjye ariko hari umuntu agenda neza nzabibabwira kandi mwe mwiteguye muragira amashusho mwahuriyeho ubundi kugira mwe muziranye bigeze okay ibyo nabyo ntabwo byo kuvuga ngo munajyeho muhamagare tumuhamagara nga twicana reka mwihamagarire kwanza umubaza iki uramubaza iki nangize ngo uramakanye nyine muraziranye njye navuye Kenya uri kumva reka nkubwire njya kuva Kenya uri kumva sije ko nyine kuza gukora ikiganiro kuri MI ariko ngatore tundaburiza navuga ati so ariko ndakomeza nihangane naho hari yica byumva iriya diri kirangira syo Jesus lebone faranga bizaba ibindi uzaba wumva uzambwira munyihanganire ata munyihanganire nibyuka wumve I'm your boy Timo the bad man the baddest Basa Blanca big deal black man black suits we tell them say bomb crowd dandela yo tugiye tubaha ibiganiro biri dope me they call me Timo the bad man the baddest Basa Blanca big deal black man black suits we tell them say bomb crowd dandela skiya you know. Kenya is dope. Mwese abantu bakuru abari kumva ndakeka habayemo n'abana batoya mujye kuryama muze mubyuke mwumve ubundi mwumve iyi mihanda ibintu iri kuvugwaho babwiza ukuri navuze kuri case ya The Ben na Coach Gael ukuntu iyo saga yabo yagenze ubwo bijyanamo na melody cyarimwe mvuga kuri Yago uburyo ari umuprofessionnel mu binakora bw'umwe mutabibonesha amaso yanyu mwigiza abantu mufunze mu mutwe mwakabaye mubyumva neza Yago karo akora ibintu byatari sha Yago bore nure bino interview Yago aho cyo nure bino interview man do ukwisare man warakoze warihirinze icyo wabize nabugize gipfu gusa abantu bagukunda turahari biteguye kugushyikira turahari uru rugendo urimo wowe komeza urwano hatane turi kumwe kandi man ntuzigire ucika intege bitewe n'ayo magambo abantu bigo bakubwije gura bakubwira ibyo bintu abantu bigeze baravuga ubugambo budafashije bakoze ibiki sebo Yago upon that make sure you do your job neza uko bitekereza uko bishaka abantu bareke bajyombe n'ubundi wanze kuvuka heze mu nda kwa nyina ikindi nazirange tura sande se nono ngo buri kana buri nguni muye nguni ubundi iyo nguni ni yi hasi arabano sigaye mbona muri showbiz ngavuga ati kuki abanyarwanda mwigize abantu mudashaka kureba ko abantu bari kutubeshya man ko buri kana ngo bamaze bundi se barabakora iki bundi baririmba naba comedian ukuntu bazi nk'ingegera ndabivuze bazi nk'ingegera none bashaka kuvuguruza nabo babivuguruza none basigaye bounce aho abantu ariko rebazaje bounce muri kana muri abazi tuvugishwe The Ben yagenda yitwe imodoka ariye niyo guri umugore w'irengero ariko rwose ntajyane bounce irazirangegera go bounce uriya muna uri mwana kwa kubita n'urushyi abo barago bazi ngo birarenze ngo ariko rwose hako burika wowe wicaye ukicara ukisuzuma cyangwa niba ari burika niba ari buri ngegera niba simpizi reka rwose ukeneye bounce aho irebe neza ukeneye bounce ntabwo urwego urarugeraho ntabwo urwo rwego bashobora kubabuza kugenda abo bafana mwirwa muririmba namanike ukuboko hora rigi reka nkubwize ukuri ntabwo muragera ku rwego rwo gushaka ababounce mwebwe ntabwo urwego murarugeraho mubyemere cyangwa mubyange ntabwo urwo rwego murarugeraho wageze kuri bounce nanjye iyo mbambara ejo bundi ne kuza nzanya nanjye bounce namusigaye mufite bounce gegera gusa none se saba star aho ntabwo dushobora kubyumvikana ngagira ikintu gira abanyarwanda dusoza basi tugana ku musozo kuko ndi kubona uyu munsi uranananiwe ngo sikaye
guys tuzagaruka next week yeah my people tuzagaruka next week ndakeka nzaba nyiharisa nshaka kumara iminsi nk'itanu mu Rwanda nkaturongera nkagenda ariko umuntu aba yagiye twakora ikindi kiganiro cyangwa tukazajyana Kenya muri akaba dukorera n'ubundi still ariko reka mbabwire abanyarwanda uyu mwanya mufate nk'amahirwe mbabwire ibintu byose byari bindi ku mutima muri abantu baredike muzi ubwenge muhite n'inzira za nyazo muri kurwango sibyo muri kurwango urwango tubirangiza by'urwango yago akaza akora ni keza mugashime ubusobe nta muntu ufite abata imiziki ngereka nkubwiza ukuri kwa ngufite umuntu nanga ntiyabura ntabwo n'umuvugiye kuri mikoro nzabitangaza gusa muri season 2 will be available dushobora kuzayikora muri Kenya cyangwa tuba tukiri i Kigali still nzabahereza amakuru nzababwira update kandi man go on my Instagram follow me ni Timo your boy bow they call me Timo the bad man the baddest Basa Blanca big deal black man a black suit we tell them say bombo kwa dandra skria guys rero tuganye ku musozo ni wa muhungu wanyu Hassan Senga Sengisegana gasanga Rwanda wasize abasore basinzangura isimbi rusanga basangare basoma singira umusemgi w'ubusambo so kuresha gusa neza nabisinyiwe n'isumba byose guys nabwiye Trust TV show nagizigera ibatenguha izagihora ibazanira ibintu byinshi byiza bikenewe bimwe mukeneye kumva even n'abadakeneye kubyumva nabyo tuzatugerageza tumenye ibintu nyine mukeneye kumva ariko ndabizi ko tuzajya duhora tubarinda kwicwa n'irungu